bari hanze ni ukuvuga abakiriya bakunda kumenya cyangwa se baturaganira baravuga ko umuntu wese yabafite ukuntu bahungisha abana uramaze kubona ko nabo byase ubu bari kwandikisha kugenda bati ushaka yabakura umwana akaho tuzajya gushunga muri byoroshye ibyo turiko turabona rero no kuvuga no muri gutega amatwi mukabyumva ntabwo muri kubyumva. ndabyumva neza. Écoute très bien. Muri kubyumva neza? Yes, neza cyane. Amajwi bari gusohoka mukayumva. Écoute très bien. bahungisha abana uramaze kubona ko nabo byase ubu bari kwandikisha kugenda bati ushaka yabakura umwana akaho tuzajya gushunga muri byoroshye ibyo turiko turabona rero no kuvuga iberekeje mu rwego rwa murakundi kuya bikunda ikibazo cy'ibyaha aho umuntu ashaka ntaba yararungitse abana b'igihugu bakajya gushyira muri kongo batatu bari bararwanira ku nyungu rero kubyura ubundi bari kugira ngo tubake birabahinga hamwe bavuga ati uje mu mabarabara n'igihugu kuko urabona ko yatanguye mu gisirikare iyo amakamba amwe bamaze kuyamamaza ko akana ushobora ko umaze kuyangana umwanya n'umwanya ushobora kwata intambara hagati y'abasirikare nyine kuko n'abakiri inyuma ariko ndishimiye bivuga ati reka turebe ko tworonka utwo tubwira munsi bamwe banamutegeka ariko bane bavuga ati ubu hari icyobanye ugomba kuhabamaze baba barashoboye bati genda mukuri murabe ko mutegera abaturage baturutse bava mu nkambi y'ubururi wabonye ko bakararikira batwara ati namwe n'umugende tumeje kwitega abantu abaturage tutazi iyo baroye tutazi batwogereye ati natwe tuburiyo turi kumva ko igira amajambo ari amajambo akomeye cyane amaze Viongozi bakiriye briefing ivuye muri perezidansi ngo batangire ingabo zari ziturutse zivuye mu kambi cyangwa muri barracks ya Bururi. Abasirikare babwira ba viongozi babo bati mwiryeho turabatangira niba babonye iyo bajya utiguzi natwe aba twari tubonye aho tujya tukigendera ntaho tugiye. Perezida yohereje ingabo muri Kongo dushirirayo none muratwohereza abantu babonye aho mureke bigendere barabyanga bro. gucungera inzego z'igihugu gucungera inzego z'igihugu no gucungira abanyagihugu no kuvuga uhagaze ko abasirikare umwanya batanga kurekana kuko abategetsi bakomeye cyangwa umusirikare umaze kuba abategetsi n'umusirikare cyangwa amategeko na perezida barabitiro bajyana bumva ubwenge amategeko yabo abavuga ati na perezida tubwira ko ariho buri kibazo kigeza hasi umva abaromani baravugaga ngo iyo imana zikurambiwe imana ziragukuza zikakugira igitangaza zikakugira kasamutwe urukumva maze igihe kikagera zikakurambirwa. Iyo imana zikurambiwe zigutera ibisazi ukisenya. That's the fact. Rwanda waramutse komera hari ukuntu tondeka amagambo ukaba ufitemo amakuru make no gutangira nk'aya godfather network babyita ngo iki reach yawe ntabwo ari nk'iyanjye yewe byarantunguye ntabwo nari nzi ko bizihuta gutya ntabwo nari nzi ko batayo 10 na zingahe yari yarasize Kivumu ishobora guhaguruka kuri zikirukanka. Ntabwo nari nzi ko yabira icyuya kuriya speech avugisha abadiplomate yari afite ubwoba kubibona mu maso ku buryo ntabwo ari yemezwa izamugeraho mbere ni bene wabo bashobora kuba ari bo bamubanzaho kubera ko hari ikibazo cy'uko igisirikare kirasebye igisirikare kirarakaye kwibuka bariya bose twebwe turimo turavuga bapfuye ariko twibuke abo M23 ifite neva yihakanye atemera ko bariyo bafunzwe mpaka urebe. Ariko icyo numvise ni uko ariya mafaranga Tshisekedi yatangaga yasangiraga neza n'abashobora kumuhirika dore mu byamuhaye akanya
ariko resama chef d'état major w'u Burundi yari yagiye Kinshasa kwishyuza amwe mu yari asigaye 30 millions sekretari amugaterekaga ndabaha amafaranga y'iki mwinembe yaguye sake yaguye ni mwebwe mwaharinda ubwo buryo ni sirikwi y'ibintu birimo biragenda bigongana ku buryo hariya ntabwo mbaye isuku y'aya message ariko ntabwo nari nzi ko byihuta numvaga birufata kandi kanya ku buryo ntabwo byoroshye kuri uriya musaza kandi bariya basore hanakomeje kumanuka hepfo ndimo ndareba amavidewo iriya migi yindi barimo barinjiramo ntabwo nabakeneye amajwi erega ariko se mwebwe mubahe ntabwo se umva reka banagiye mu bintu biri deep birebire cyane nkibagirwa kubabwira aho abana bageze umva Nyangezi already listen here kabisa bageze hano muri centre zibarije kabisa nzo mu amasasu ko barasezera abarundi n'abarahandiye bari kwirango ryantene barafuza bari muri centre kabisa ntako tukibaye tukatabawe abatubazi barahurutse ko narizi ko nabibumvise amakuru arega abanyabyagiranye abantu ba Nyangezi bamaze gutabarwa narizi ko nabibahaye twabonye izindi izo ngizo ntabwo twari twazimenye yagiye kwa Rebeka n'abagira ubwoba niyo mpamvu ziko yewe nagiye mu bintu biri bigi nibagirwa kubabwira ko abantu ba Nyangezi batabawe bagiye mu baprofesi nagiye mu bikomeye nibagirwa kubabwira ko Nyangezi yewe gawezo we Nyangezi batabawe rero ibyo byose bituma uriya umujenerali naba amerewe nabi pema ku buryo umurundi baramukubise Nyangezi umva hano ngiye nyababwire naje gusanga kuvuga byinshi kurusha gukora bitari byo reka bakubite wudiyo mu byakorewe abarundi Nyangezi bageze hano muri centre barije kabisa nzo mu amasasu ko barasezera abarundi n'abarahandiye bari kwirango ryantene barahuza abarundi bari kwirango ryande ryantende bagize bate barahunze bageze i Burundi basanga ingabo z'i Burundi zivuye muri mu ikambi rya Burundi rigize gute bari gutoroka igisoda abasirikare b'abarundi babwiye kujya kubatangira babwiye ngo iki babwiye perezida ati nawe genda batangire nyagupfa umva ari centre kabisa ntako tukibaye tukatabawe abatubazi barahurutse mwabyumvishe narizi ko nabahaye update ikinjira none narizi ko nabibabwiye Kamanyora yo ni he imbere yaho cyangwa ni nyuma imbere yaho Kamanyora yakuyemo se yakuyemo bari kugera Nyangezi batarafata abantu muri Sud Kivu abantu muri Sud Kivu muri abantu muri Sud Kivu bari hehe kohereze abantu babakiriye neza cyane abantu muri Sud Kivu muri he ariko mujye mugira muzanga urumva twabaje mu bintu bikomeye kuko reka babwira ikintu kimwe abakira akazi ntabwo haravamo iyo uvuye Nyangezi umanuka nkomo ni imisozi umanuka abari hakurya ni Mururu umanuka iyo misozi yose ntabwo haba imihanda mibi cyane iyo irangije uhita umanukira mu Kamanyora neza hafi uburebana na douane yo mu Bugarama gutya ni hakurya ndebera ko kabido nkohereza kadodo taje ashobora kuba yibeshye muri DM ntabwo ugira WhatsApp yanjye reka nkohereze yanjye yewe ugira nimero yanjye ya WhatsApp ndabizi ndabizi kwigira rero speed bariho umuntu wicaye Kinshasa iyo migi ntayazi ntabwo arimo arumva ibirimo biraba Sarkozy niba ari Sarkozy Macron nawe uvuga biriya avuga nawe ntabwo abazi ibyo avuga ngo mube muri Bukavu wajya hejuru Kingdom
ntabwo uje buri migozi kuzirika mu gushaka amakuru buyafite, ariko ndashaka kugira ngo uze comment kuri ubu buhanuzi bwa Rebeka. Kingdom. Yes. Rebeka wamwumvishe? Namwumvise kabisa. Rebeka uramwumvishe nk'umukozi w'Imana, ibi ngibi bisobanuye iki n'ubuhanuzi bwatanzwe 2019? Ubundi se aramuzi? Uravuze? Ubundi aramuzi? Yavuze ko ari umukozi w'Imana. Nigeze kumukurikira rimwe gusa, iyi message nigeze kuyumva ntabwo abitangira rero. Ntabwo rwa mbere wari uyumvishe. Nigeze kuyumva. Nyuma yo kumva iyi message urumva bidateye impungenge? Erega si bo bonyine bahanuye ibi, ni abahanuzi batandukanye babivuze. Yego. Ntabwo ari wenyine okay, ntabwo bose babivuga exactly kimwe. Urumva we yavuze kuri perezida gusa Tshisekedi, ariko abantu bagiye bahanura izi ntambara nyine uko zizaba n'uburyo zizarangira ni benshi. Ariko deje iyo ibijyanye n'ubuhanuzi buriya murabugerageza, ntabwo ubuhanuzi bwese bwemerwa, ariko iyo hari ibimenyetso bibagaragariza biba byahanuwe niyo confirmation. Ubundi ubuhanuzi bwose ntugapfa kubwemera, ariko hari ibimenyetso bikwereka ugahita ubona yuko ibyo umuntu yahanuye ari byo. Nta kintu kinini nabivugaho kindi uretse ko urabona uko biriho bisohora ibyo ari havuga. Uwo mugabo hari wari uvuze ibiri Kinshasa hari ubwoba bwinshi. Uriya mugabo yiyegereje bene wabo babakasaye abajenerali kugira ngo yiprofite n'aba benshi babanaga hari amatonge nibo bari mu buyobozi, ariko FEDEF abaturage bazagumuka kabisa, bamaze kubabara cyane kandi barabigaragaza. Ubu ngubu abandi bo muri DPS basigaye bashaka kwigaragambya, agahita hahaguruka abandi nabo kontre bo bakavuga ati nimuhaguruka turamarana. Polisi ikaza ikajya hagati. Ejo bundi bashaka gutwika za kiliziya kubera bari abapadiri, hari abandi bahagurutse, abandi bajene bavuga ngo mumaze kwigira kajya mwigira uko mushatse kubera muri ku butegetsi, nimuhaguruka ngo mugiye gutwika za kiliziya turahura twese turwane namwe. Polisi zagiye hagati zibona ko ibintu bigiye gukomera, barabihagarika. Kinshasa irimo ibibazo bikomeye. Nico nabivuga. Abantu ahangaha mbabwire ko none ikintu gitangaje, mwumve ibiri kubera Nyangezi bararyoheweho. Bari kwakira Ventura, njye ni video ndi kureba. Ariko abasore kuri mobile sindabona. Ndashaka kwibaza ni gute uretse gato izi ni ishyamba cyangwa ni wakumbuza? Oya, baragenda gusumba moto, baragenda gusumba moto. Ni gute abantu bagera ahantu bagafata ahantu abaturage bakabakira gutya? Ubu nta kintu bigaragaza kweri? Erega Godfather, abaturage abanyekongo bararushe imyaka myinshi, bararushe nta cyizere bagifite cy'ubuyobozi. Noneho habayeho akarusho, abasukamwa abazarendo bari basanzwe babamera nabi, n'ubundi abasinyira noneho kubikora mu byemewe na leta. Wabonye amapiyaje Bukavu, wabonye ibintu byose. Leta yarisha abantu cyane, leta yateje ibibazo bikomeye, abaturage nta cyizere bari bagifite kiriya leta. Niyo mpamvu nubwo we ubu ngubu umucunguzi wari wese nubwo baba batarakwizera cyane, ariko babonye bakuyeho bari abazarendo na ziriya ngabo za Tshisekedi z'abajura, barakwishimira. Ntugire ngo bariho babizina ngo ni 100%, no, baracyabanza barebe ibyo uje nawe gukora. Ariko nibura abanzu bakureho abajura, ubakureho bari abazarendo, ubakize bari abasirikari ba leta,
ibyejo bizaba bibara bejo. Iyo niyo mitekereze yabo. Abati wewe Venturuje nawe ntiturakwizera ariko banza udukize uyu nguyu turebe nawe bizuzanye. So nayo nguko ibi by'Uburundi by'Uburundi amaudio mwayumvishe. Barundi bafite ubwoba mugabo we nawe wamubwira ari wowe. Ushaka kuviriya zabunaga niriya bagenda bagusunika ugenda kinyuma ngo imigi bakagugeza muri Bukavu ukabango niyo ngiye gushinga imizi none ugeze muri Nkomo uri uramanuka ku Kamanyi ugiye kugera ku mupaka w'u Burundi wa mugabo utagize ubwoba waburinde nabo babari inyuma uko bagenda kinyuma bariho baragenda babareba imbere ariko Ventura noneho wagirayo ngo n'abamarayika bayirimo. Ugomba kumenya byaragiye aha byaragiye ariko ntabwo ngewe ntandi uri kugira ubusa ngewe ubuhanuzi bwa wa mugabo wo muri Uganda nta nubwo ari n'umuhanuzi by the way. Uyu mugabo wavuze ko hari leta ebyiri zigomba kuvaho ngewe ntangiye kubihereza amahirwe nka 20% bishoboka. Ngewe ntabwo nabyumvaga ariko ndabona bishoboka kuko niba kugeza amakuru ari kuva mu gisirikare cy'u Burundi nk'uko muri kubyumva tukaba turi kumva ubuhanuzi bwa Rebeka kuri Kinshasa tukareba imyitwarire y'izi leta zishobora kuvaho zirebye nabi zavaho ndakubwiza ukuri. muri Noro naho Uganda yinjiye muri Benin kuzora kutubwira amakuru amaze kabiri ntabwo ubwami ntibujya bukurwaho ubwami bwikuraho. Urakoze cyane. Ubwami ntibukurwaho na rimwe bwikuraho ubwami. Hari ibyo ubwami bukora ibyo akaba ari byo biba intandaro yo kuvaho. Naho nta muntu ushobora gukuraho ubwami mu bikuru iyo mvuze ubwami bwo mu butegetsi. Babawe ikintu kiriho kimwe birarangiye ariko ubutegetsi bwa Kongo niba ibintu biratangaje kubona nibiba birashobora ko umuntu ashobora guhinduka ariko do you think ko Kabila ashobora guhinduka? Reka mbabaze ikingidom uko ari uko tuyatuvugana tukavugisha amarangamutima do you think ko Kabila ashobora guhinduka umuntu muzima? Avuye hese Kabila avuye he? Kabila biravugwa ko ibi bintu birimo. Reka uriya mugabo yabimushinje kuva kera. Uriya mugabo arahindagura indimi Tshisekedi. Bakuri Tshisekedi reka mubwire uretse gato. Ibi bintu Kabila ari hehe uyu munsi? Nejo warabivuze nejo harya twabivuga. Nejo nabivuzeho. Kuko reka mubwire erega ntabwo hano ntutekereze ko umuntu ashobora kuza urimo kunyumva. Ntabwo umuntu ashobora kuza hano ngo mvuge ngo ngo bimeze uku nuko. Ariko uretse mubwire uri kunyumva kuri source y'amakuru yanjye urimo kunyumva ku makuru ngewe mfite yanjye uri kunyumva yego apana amakuru gusa umuntu yagize gutya gufite agafoto muri Leta Zunze Ubumwe za Zambia urumva ako nanjye ndabizi uretse gato ako bita agafoto arambwira ati mutu oyo oyepiye urimo kunyumva yego my friend mbona Kabila ari kumwe n'umugore wa perezida wa Mugabe. Mugabe uramwibuka? Mugabe wari ntuzi uzi ko afite umugore muto umugore wa Mugabe na Kabila hehe na hehe. Kabila aje gukora ikahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Zambia. Uzi ko nyine umugore wa Mugabe akimara gupfa yahise ajya hari inzu yari afite muri Leta Zunze Ubumwe za Zambia urumva bireba na Francis Butibiri bwa cyangwa bro nyuma y'iminsi mike giye kubona urukumva ifoto gifite urukumva ifoto gifite kabisa umugabo yishimye urimo kumva neza cyane kumwe n'umugore wa Mugabe ndabwate Kabila umwana w'iminovura muri tugiye kurongora umugore w'umupfakazi kweli
nkimara kubona Kabila nyuma y'iminsi nkingahe ngiye kubona mbona Tshisekedi avuze biriya bintu. yego Turi kumwe ku ruhande rumwe it's okay, it's a good news. Ruhande rwanjye pe urukumva kuba dufite kuba Kabila ashobora kwivanga muri ibi bintu byaduha imbaraga biganatuma uramugabo n'umuhanga kuba ari yaduhi kuba yaratwisha akatumara. Kabila n'umuhanga, Kabila n'umunyabwenge. Kabila mu nama ya perezida ya nyuma yakoze agiye gusezera mbere yuko atanga ubutegetsi yarababwiye ngo ntimunsezere, urumva ntimunsezere ko tuzongera guhura hano. I will be back. Ati I will be back here as the president. Ntabwo ngiye arangije abahereza urugero rwa Apocalypse. Irafi ya Apocalypse urayibuka? Do you remember that speech? Ikintu tuye twemera Kabila yaratwishe pe kurusha na Tshisekedi uretse kuza kwivanga muri ibi bintu bura kirombo akaza no rukazana tribalisme rukazana ingengabitekerezo rugafata FDR rukayishyira hariya, ariko Tshisekedi ntabwo yatubaze nka Kabila. Icyo tubivuga